amagambo menshi yakoreshagamo aremereye ntago nyavuga yose ariko ibigoryi abaswa abasinzi bihomora umushinga w'injiji guhingira ibivuzo indyarya z'abanyapolitike abapasitori b'ibigoryi gutekereza gihutu reka ndekera ni byinshi amafaranga Mutabazi yagiye yanga ahora yose hamwe miliyoni 712 n'ibihumbi 100 ku rupapuro rwa 8 avugamo miliyoni 100 yahawe n'umukobwa wari urangije masters muri Irlande. Yego. Uwo mukobwa akaba yaramubwiraga ngo yaraje aramubwira ati wowe ndashaka kugwa amafaranga ngushingiye televiziyo ngo imodoka ugendamo nkugurira inzi Nyarutarama hanyuma nguye n'izo miliyoni 100 ujye iyo televiziyo ujye utangaza ibintu binenga FPR. Ubwo ruvuye agomba kumukora ibyo byose akamuhana miliyoni 100. Yego nyine. Akanenga FPR kuri page ya 8. Uwo mukobwa niwe yaruvuye kurangiza amazi ariko umunyarwanda. Yego. Yes. Uwo ushobora kumubara mu ari baje kumupima birashoboka. Yes, birashoboka ashobora kuba ari mu bari kumwe nawe bashaka kugira ngo arebe niba yava kwizima biranga. Niho uri kumubonera. Niho mbibonera ne metero zanjye. Nsimbutse gatoya hari n'uwamuhaye miliyoni 300 imbumbi witwa Jean Pierre Jean Pierre w'Nairobi JP kuri page ya 28 na Jean Paul yes JP kuri page ya 20 na Jean Philippe birashoboka kuri page ya 26 avuga ko uwo muntu yamuhaye miliyoni 300 ngo arongore niyo mpamvu nakubwiye ngo aba bantu baravanze nk'uyu mupasiteri wamuzaniye 100 amubwira kuri dossier ya Prince Kid yaramumbwiye entre twe nsanga n'ubundi. Yes, reka tubasuze abakurikiye Karegeya Omar Pano twongere kubashimira gukomeza kubana natwe kuri iyi pano umunsi ku munsi tubahaye ikaze ku makuru n'ibigano tubagezaho buri munsi ku ngingo zimwe na zimwe yaba izo tuba twarabemereye ndetse n'izo tugenda tubahitiramo kugira ngo tuganire dutere metero ariko tunahakura amasomo cyane ko ariyo ntego y'iyi chaîne. So twicaye muri Urban Hotel cyangwa se Urban Boutique cyangwa Urban by City Blue ayo ngayo yose n'amazina yaho ni mu Kiyovu na hano heza tugiye kuganira na bwana Karegeya Omar Jean Baptiste nanamwakira mvuga nti wongeye kwirirwa umeze ute? Ndaho bisanzwe rwose usibye imvura iri gutuma akazi gapfa. Imeze nabi. Iyo imvura iguhejeje mu rugo isaha imwe habapfuye byinshi. Cyane. Ikirere cyarahindutse iragwa ntigira gahunda irakubita isaha imwe wajya gufata moto ukongera ikabirongera ariko nta kundi ngira ngo sinzi. Ababa mu mazu afite ari mikaropuraza no kuryama bagasinzira mu marangi ya weather guard nakundi. Ikirere rero nacyo kirimo kirahinduka nibaza ko hari company V2 Green Tech yazanye ibisubizo. Iki kirere kirahindurwa n'ibyotsi birekurwa n'imodoka ariko Green Tech yazanye amavuta ushira muri moteri noneho ni imodoka ntirekure bya byotsi. Abo bose nabafatanya bikorwa Krema yambwiye ngo mwarimu Krema ujye umwivugira yambwiye abantu benshi biziwe icyo yanyongereyeho nuko niyo utagiye kwigiwe yateguye igitabo cyiza kigura 11,000 akakikugezaho aho uri hose. Yes. Ni 11 n'ubundi ukakisomera soma bakita niba ari soma umenye noneho ukakigura iyo wakisomye igutsinde iyo ugisomye n'undi uragenda ugatsinda. Oya mwari mukrema nimero ni 0788 yego bamuhamagare rwose uranyibukije reka naba tubwire ni karo nabonye warayibonye 078325 yego hanyuma Green Tech 0782 9 aba ni abafatanya bikorwa b'ingenzi bikubitiro ariko n'abandi kwisonga ngira ngo nabo ngabo ariko hari n'abandi batandukanye abani turaza kubigarukaho nyuma. Reka twinjire cyangwa twanzike tujye muri topic nyirizina. Mu minsi ishize twaganiraga tubwira ko uzajya mu mwimurika ry'ibitabo bibiri
hari igitabo cya Dr Gamariyeri, hari Yego. n'igitabo cya Apotre Mutabazi. Ntekereza ko byose ubifiteho amakuru kugeza iyi saha. Hari n'ibindi bitandukanye watwemerera kutuganiza, ariko uyu munsi uranyemerera tujye ku gitabo cya Apotre Mutabazi. Ni igitabo cyaronshizwe cyangwa se yamuritse muri weekend ishize, anizihiza anniversaire yego y'imyaka 37. Urakoze cyane. Uko nabitanzemo promesse, reka manze nshyireho murike ntongeho agatoroshi. Icyaga Mariyeri cyahuje nuko nari nagiye kubonana n'umukiriya, imvura yaraguye, twari turi kumwe, dutakaza amasaha 2. Isaha nahaye Green Tech, kandi Green Tech harimo ibintu by'akanyenyeri. Banza niyo ucogamo mvuye njya Green Tech. Isaha yo kujya mu cyaga mwimurika ry'icyaga Mariyeri irandenga. Mbona ari mu mvugana n'umukiriya kabemu, ntabwo nawe urabyumva. Iyo bijemo akanyenyeri byose birahinduka. Ubwo icyaga Mariyeri ntabwo nagiyeyo, tuzabonana nyuma. Akime hanyuma ikindi cy'abajandarume cyo nacyo kiri hano, umuntu ugomba kukima turaburana. Arambwira ati bundi kimihurura, agasanga ngende gatsata. Mukanya ati ndi Gisozi, ngiye nkabangeze Kanombe. Ariko kirahari cyanjye, ngomba kuzagisoma, nkazagerageza nkazanakora interview n'umwanditsi, ariko namaze kugisoma. Icya Mutabazi cyo nari mu kazi. Urabyumva ko bitandukanye? Mutabazi yaranyishyuye, harimo akanyenyeri. Cyane. Yego, reka mbiraho ngaho. Nari mu kazi rero. Nari mu kazi cyo naragisomye. Reka mbiraho ngaho, uravuga uti nari mu kazi. Ni igitabo wanavuze mbere uti ngiye Mutabazi yaranyishyuye, ambwira ko ngomba kugisoma, kukimusomera nkagira romarike muha. Yego. Igitabo rero waragisoma, mugira inama. Yego, twanabanje no kuvugana ngo ese azaza kuri kamera abivuge. Nanjye ndavuga nti byose birashoboka, ariko kukikuvugira nibyo byiza. Ntakivuga nk'umuntu umunyendimi, kuko we ni umufundi, ni engineer civil, ngende muri tereri. Ndavuga nti byagorana ko ari wowe ubisobanura. Ndavuga nti ningisoma tuzumvikana ibyo dutangaza. Rero nibyo ngiye ku ibyo rero nibyo dushaka kumva. Imetero rero wateye, imetero nta zirenze. Hari ibyo nakoze nka analyse y'igitabo, ibintu byanditse byose ibintu tumenyereye kwanaliza kuva muri segonderi mu wa kabiri. Ntabwo urumva ukora analyse ukareba uburyo umwanditsi yashatse kuvuga iki, yandika gute, akoresha yahe magambo, ikiboneza mvugo cye kimeze gite, hanyuma noneho na content no guhuza na icyo nakwita ngo tamporo special, ibihe naho aho cyandikiwe n'igihe cyandikiwe. Ibyo rero nibyo nagiyemo, mbanza kureba imyandikire ye, uburyo ahitamo amagambo, uburyo sanga akoresha n'interuro ndende cyane, hanyuma kubahiriza utwatuzo ukabona biragora, n'utundi dukoza twari turimo, ariko yambwiye ko aho ni mu myandikire. Hanyuma mu bijyanye n'ibiri imbere mu gitabo, narebye ese igitabo cyitwa ngo impamvu 7 nanze ruswa ya miliyoni 100. Nono ibyo bituma njya kureba ngo 7 ziri hehe, miliyoni 100 ziri hehe. Nabisubiyemo, ubwo urumva nagiye gukarikira rwose amafaranga yose yagiye yanga gufata, nsanga agera muri miliyoni 712. Ndaza kubigarukaho. Hanyuma akandika mu myandikire akitsisa kuri Bibiliya, avoma muri Bibiliya no mu ishyaka riri ku butegetsi mu Rwanda. Byose niho avoma kontoniye, niyo reference. Kuko yatavuze FPR avuga inkotanyi, nabonyemo n'izina Gasamagera, niba ari SG yavugaga, ntago mbizi neza, ariko byose Saturno Turdosa. Hanyuma akazana nabivuze ibijyanye n'idini na politike. Hanyuma rero nubwo ari igitabo gitoya, ariko nanone keretse niba yari yaragiteguye kare, ariko yacyanditse mu minsi itarenze 5. Kuko urumva yakimuritse ku wa 4 w'igishize. Ngewe yatangiye gutanga amatangazo yacyo nko ku wa mbere w'icyumweru gishize. Ku wa mbere zari nk'itariki 6, bivuze ngo kuri 5 yari yakirangije, kandi harimo amakuru yo ku itariki 29 zo kwa 10. Nuvuga ngo ni iminsi 5. Yakigize vuba, ariko bisa naho yararegeye
amakuru arimo yo ku itariki 5 ni nkayo na 29 ni nkajyanye n'ibyavugiye muri Unity Club aho yirefera ku nyigisho andi bumuntu yatanze akongera akavugamo urubanza rwa Yongwe narwo rwabaye fin October mbese yacyanditse mu gihe gito cyane amagambo menshi yakoreshagamo aremereye ntago nyavuga yose ariko ibigoryi abaswa abasinzi bihomora umushinga w'injiji guhingira ibivuzo indyarya z'abanyapolitike abapasitori b'ibigoryi gutekereza gihutu reka ndekera ni byinshi urumva we genda bivuga ngo bisomye nayiko narabimubwiye nti aya magambo araremereye hari ababibona ukundi niyo mpamvu nanamugiriye inama nti si ngombwa ko niba ubitsimbarayeho ndavuga nti ntabwo ari ngombwa ko ari wowe uza kugipresenta nakigusomeye birahagije reka rero ngiye muri ntuza bijyanye n'amafaranga urumva icyo gicyo cyo nakimubwiye ibishobora amagambo yasimbuza utwatuza akatugira agahiramo interuro ngufiya no ndamubwira kuko kuwa kane twari kumwe hari n'abanyamakuru bafashe iyo video nubwo ntari niteguye ko bari buyifate ariko nta kundi uri mu kazi nyine ndumva narabibonye hanyuma rero reka tujye mu mafaranga muri make tubaze tumenye ngo abantu bamuhaga amafaranga ni bande bari bagabagamije iki arabidetaya no twaraganiriye nabyo birimo ariko urumva impamvu ajya ku expose igitabo no kugira ngo bamubaze ibitanditse ibiri entre les lignes hagati y'imirongo handitse iki iyo uvuze ngo umuntu wo muri Irlande yari yambaye iki masters yize ibiki byo ntabwo yabishizemo benshi abayamuhaga bari ukubiri nabari kumwe nawe bashaka kumupima ngo barebe ko bakiri kumwe nawe koko abo nabambere uracyumvise abari kumwe nawe abari mu murongo umwe nawe bashaka kumupima ngo barebe koko niba azahorana nabo miliyoni 100 nta mafaranga menshi cyane igice cya kabiri ni abatari kumwe nawe bashaka kumwigarurira bashaka kumukuraho yarari bose rero muri izo nshuro zose 7 nabonye zirenga kuba yarabananiye bravo vraiment yaragerageje miliyoni kugira ngo umuntu tentative za miliyoni 712 kandi byose ntabwo ari ibihimbano icyo shima ntabwo ari ibihimbano byose birimo facts n'amazina y'abantu arimo nibyo bamubwiraga umuntu wa mbere ku ipaje ya 8 amafaranga Mutabazi yagiye yanga ahora yose hamwe miliyoni 712 n'ibihumbi 100 ku rupapuro rwa 8 avugamo miliyoni 100 yahawe n'umukobwa wari urangije masters muri Irlande uwo mukobwa akaba yaramubwiraga ngo yaraje aramubwira ati wowe ndashaka kuguha amafaranga ngo ushingiye televiziyo ngo imodoka ugendamo nkugurira inzu Nyarutarama hanyuma nguye n'izo miliyoni 100 ujye iyo televiziyo ujye utangaza ibintu binenga FPR ubwo ruvuye agomba kumukora ibyo byose akamuhana miliyoni 100 yego nyine akanenga FPR kuri page ya 8 uwo mukobwa niwe yaruvuye kurangiza masters ariko umunyarwanda yego yes uwo ushobora kumubara mu ari baje kumupima birashoboka yes birashoboka ashobora kuba ari umwe mu bari kumwe nawe bashaka kugira ngo barebe niba yava kwizima biranga niho uri kumubonera niho mbibonera ne metero zanjye nsimbutse gatoya hari n'uwamuhaye miliyoni 300 imbumbi witwa Jean Pierre Jean Pierre w'i Nairobi JP kuri page ya 28 na Jean Paul yes JP kuri page ya 20 na Jean Philippe birashoboka kuri page ya 26 avuga ko uwo muntu yamuhaye miliyoni 300 ngo arongore amuhe umufiance we amurongore miliyoni 300 aho ni social ariko ni no kure no gupima niba ari serie cyane uhuye kureba niba Mutabazi ari serie cyangwa se urumva umuntu kukubwira ngo guhe miliyoni 300 umugore wawe good we yashakaga ko Mutabazi ari utanga umugore yashakaga Mutabazi amuhe umukobwa yarambagizaga amumuhebere arye miliyoni 300
Mutabazi ati reka kuri page ya 13 kuri page ya 13 ndi gushidikanya umupasiteri witwa umuvugabutumwa witwa Joseph w'umunyarwanda. Abanyarwanda abapasiteri bitwa ba Joseph ni benshi, ngira ngo nayongo niko yitwa Harerimana Joseph, harimo n'abandi. Ni umuvugabutumwa witwa Joseph. Kuri page ya 13 avuga ko uwo muvugabutumwa yaje bahurira Great Hotel hariya n'ubundi yakoreye anniversaire. Yego. Ba Rwema ngo bari aho hafi, Rwema yari aho hafi, ariko Rwema nawe yaje gutembera bisanzwe. Ntabwo avuga ko yari ari muri diro. Yego. Ariko amuvugamo ko yamurebaga nyine. Nuvuga ngo yipingu rifata Mutabazi, umuhamya wa mbere yari kuba ari Rwema. Numvise nabivuga. Niyo Mutabazi afata ayo mafaranga, uwa mbere ari gusengeraho ni Rwema, kuko niwe ari umuri hafi baziranye. Hanyuma Joseph yaragiye kumuhangahe? Joseph yarakugiye kumuha 100,000. Joseph yaraje aramubwira ati mfite ubwino kuri dossier ya Jolly na Prince Kid na Bamporiki. None bampaye 200,000. Fatamo 100 kubera ko wowe uvuga bakumva. Fata 100 ukora ikiganiro ukoresheje ubwo bwino bampaye. Rwema yicaye nko hirya hariya, abandi bari muri diru hano, bose bari baziranye uko ari batatu. Ura Rwema uwo muje Joseph aramuzi. Mutabazi ati ndagacibwira mba ndoga kabarira. Abayanze irindi 100. Abayanze 100. Ry'ibihumbi ariko pana miliyoni. Yego. Hanyuma bukeye umuntu w'i New York aramubwira ati turaguha 2,000 by'amadolari. Kuri page ya 16 2,000 by'amadolari. Hanyuma uvugire Innocent Bahati. Wa muhanzi ntago nyina ari muzi. Umusizi. 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 Innocent Bahati ukora ikiganiro kimuvugira. Hanyuma Mutabazi yamusubije kuri iyo page uko avuga, aho bari bagiye kumuha 2 by'idolari. Avuga ati se ndavugira umuntu ntaza aho ari. Hari n'amaterime yakoresheje ati none wasanga yari namenya yarijanditse mu biki, wasanga yaragiye mu mitwe y'iterabwoba, namuvugira bikankoraho ati twara amafaranga yawe. Ubwo iyo ni ishuro iyo nundi. Gusa isi ishuro ya 4. Kuri page ya iyi page ntago nanditse di. Umuntu witwa Nyamwasa wo muri Mozambique yahaye Mutabazi yahereje ku kanyenyeri no Western Union 1,000 cy'idolari. Aramubwira ati nyabu ariko ufatemo 500, andi 500 yampera umuntu uri Kabuga. Mutabazi ati se ko nshimya yanjye nayabazwa. Iyi telefone yanjye nijya inyuraho amafaranga ahabwa abantu ntaza aho avuye, ntaza aho baba, ntaza ibyo bari kudiringa, nabisobanura nti. Urabyumva? Yamwerezaga 1,000 avuga ngo ayawe ni 500, ayandi yampera abandi. Arebye ku mazina y'uwayohereje asangamo izina Nyamwasa. Nta kayumba ririho ariko. Ni Nyamwasa, irindi ntaririho. Ntabwo yashyizeho irindi. Ayarayanga. Ntabwo amuzi. Ntabwo azi niba ari Nyamwasa ni benshi. Ariko iyo Nyamwasa gusa. Yego. Ariko bivuze ngo yagize amakenga. Amakenga nyine. Sibyo nakubwiye se? Ngereje ngo nakubwiye ko niyo na nimero ye iri muri telefone yanjye. Wapi? Burakeye ku ipaje ya 19 undi muntu uri muri Canada aramubwira ati umuntu we muvuga butumwa aramubwira ati ndaguha 1,000 cy'idolari. Ndaguha ituro ry'igihumbi cy'amadolari nk'ituro, ariko ugabanye kujya ukritika itangwa ry'amaturo kandi wirinde kujya uvuga neza politike y'u Rwanda. Mutabazi ati ayo nayo arayanga. Undi muntu uri Ohio kuri page ya 25, page ya 25 umuntu uri Ohio muri Amerika aramubwira ati turi abantu 100 tugiye gukora fundraising, buri muntu ajya atanga 1,000 cy'idolari. Ubwo si ibindi si 1,100 by'idolari, miliyoni 100 nyine zirongeye ziraje. Hanyuma ugabanye kujya uvugira inkotanyi neza. Ubwo byari izari miliyoni 100, 1,100 by'amadolari. Mutabazi ati reka indi nshuro kuri page ya 28 avuga ati pasiteri avugamo pasiteri ukorana n'ibigarasha.
yamubwiye kumuha miliyoni 100 akongeraho n'izindi 7. ubwo no mu Rwanda agira ngo bavugire ibigarasha. Oya ni umunyarwanda ushobora kuba bahanze ariko n'umunyarwanda. Yego. Mutabazi arabyanga. Yego. Byagera kuri page 28 undi nawe uri i Burundi amwemerera miliyoni 100 ngo avane kuri profile ye hari handitseho ngo PK 24 Paul Kagame 2024 yari yarabishyize uri uko yigeze no miliyoni 100 ngabikureho ngabikure kuri profile ye. Ewa ubwo yose iyo nyateranyije abangaba usi iyo total mbona 710 na ha 712 n'ibihumbi 100. Urumva ko yagiye asimbuka. Niyo mpamvu nakubwiye ngo aba bantu baravanze. Nk'uyu mupasiteri wamuzaniye 100 amubwira kuri dossier ya Prince Kid yaramumbwiye entre twe nsanga n'ubundi bari kumwe yaramupimaga. Nk'uyu wiyise Nyamwasa ushobora gusanga nawe byari gipimo. So rero miliyoni 712 urumva ahantu abageze iyo agenda bo naho rero ubwo muri make nibyo nabonye ku mafaranga. Ikiremporuta muri iki gice maze kuvuga ni umubare w'amafaranga n'icyo yayahererwaga. Ni amafaranga afatika kandi asabwa gukora ibigize gute ibiremereye akabicika kwa. Mu bijyanye na politike ubona hari aho agera akavuga ati u Rwanda ruta Mutabazi avuga ati najya aho kugambanira igihugu najya mu mugozi. Ubuzi igitabo cyose kivuga ko nta muyobozi urya ruswa, nta muyobozi w'umusinzi. Ariko akongera ikiza cye mu gitabo cye agaragaza itandukaniro ry'umunyapolitike n'umuyobozi. Aho avuga ngo umuyobozi akiza abayobora, umunyapolitike akina abamukurikira. Ako kantu ntago benshi bakishimira. Nanjye numva nakumva ariko ntago benshi bakishimira ariko nibyo. Umuyobozi akiza abayobora, umunyapolitike akina abamukurikira. Hari naho geraho nabivuze nago bisubiramo. Hanyuma urumva nkaho ngaho yavuga kuri page ya 8 avuga page aho byari kuri page ya 6 page ya 8 avuga ku buyobozi bwa FPR. Kuri page ya 11 niho avugamo izina Gasamagera ati Gasamagera azabikubaza. Hanyuma page ya 14 akavugamo Unity Club ya indi nakubwiye yabayemo aho andi umuntu yigishirije. Kuri page ya 14 niho ivuga. Page ya 16 niho avuga ko Bahati yinjiye mu nyeshyamba mu mitwe irwanya leta sinzi ibyo yijanditsemo. Ayo niyo magambo akoresha kuri Innocent Bahati. Page 19 hagarukaho rya zina rya Nyamwasa. Hanyuma page ya 20 bwo akavuga ku rubanza rwa Yungwe ibindi nakunze kuvuga akandi gashya ka Mutabazi. Yemera ko aho kurya ruswa watunga abagore 100. Nabamuvugiye nabi ariko aravuga ngo kutagira n'urugwiro no mudahuje igitsina wapfa ariko utari ruswa wabaho. Nuko niyo rangaje yakoresheje aho ngaho. Donc socialement ubuza umubiri yes wapfa ariko ubuza amafaranga wabaho. Oya amafaranga aje nabi. Hanyuma umuyobozi difference y'umunyapolitike page 24 nibwo yagaragaza difference y'umuyobozi n'umunyapolitike. 25 akagaragaza ibigaragaza inkotanyi. Ubwo biba bitangiye abatangiye kugera hafi ku musozo. 26 ariya ni 32 n'eshatu. Kuri page 26 arakandi kanavugamo keza avuga ngo asa naho acira imigani abatakaje ubutegetsi ariko iyo bagisahuye bagitakaza babyikururiye. Ndabyibuka page ya 26 igika kibanza. Abantu banga gutakaza igihugu bakiha kugisahura noneho bakagitakaza babyikururiye. Ako kanura kumva nako niko. Umuhungu page 28
avuga ko za miliyoni 100 zirengaho 7 Yego, yego. zazamwe n'abapasiteri bakorana n'ibigarasha yavuze ati abazifashe bakorana n'ibigarasha page 28 impamvu akanagashyize muri cadre politique nuko n'ibigarasha ni terime yazamwe n'abanyapolitike Yego, pratiquement nta muntu w'ikigarasha ubundi ubaho kigarasha kiba mu makarita page ya 29 niho avuga ati dusigaye dutekereza gihutu oya nano yavuze abazifashe bakorana n'umwanzi page 29 ati dusigaye dutekereza gihutu abatutsi twarababuze aho agenda avuga imfura iki donc gutekereza mu nda ni magambo aremereye kuri page 29 abazagisoma cyane ko atakigurisha bazareba aho ngaho kuri page 29 nyine uburyo abantu basigaye batekereza gihutu hanyuma akagera kuri page ya 30 akabwira abanyarwanda ati mumbuze mwashira hanyuma yes hanyuma page ya 31 akaba havuga ati ibyo bikorwa n'indyarya z'abanyapolitiki hanyuma 32 agasoza avuga ati ijambo rya nyuma asoza iyo page avuga ati nk'inkotanyi cyane donc ni phrase ndirangiza ati nk'inkotanyi cyane hanyuma nyuma yaho katanga ubuhamya yifashisha amagambo muri Bibiliya ushira nabikubwiye yimuka Misiri none nasomye neza Exode mwiyimuka Misiri niho amagambo yose yashingiye avuga ngo uzirinde kurya ruswa rerere ibintu nk'ibyo amagambo menshi yayavomye mu mirongo ya Bibiliya ariko igice cyimuka Misiri ariko atanga Misiri n'ubundi niyo kuva nyine Exode hanyuma gatanga ingero z'indi mirongo yo muri Bibiliya abantu bagiye barya ruswa nuko muri make igitabo cye nuko kimeze ntabwo yego kitaba ko rumva kitari kiminsi 5 afitemo politique unfortunately nuza afite definition ye y'ikitwa politique nari namubwiye ko yongera akakanyandikira ariko ndaza kumuhamagara akanyandikira nzakavuga ubutaha afite uburyo adefinisa politique kandi definition igize mu buryo bwe muri cya kiganiro cya mbere yari yivuze babandi bafashe video zo kuwa kane ariko wa mukobwa ngarukaho wa mbere washaka kumushingira televiziyo yaramubwiye ngo wowe uko utangaza ibintu byawe ntabwo yamuhaye ingero z'abandi bantu notama Kayumba Dr Kayumba Christopher abati wowe uri umuhanga ntabwo unarwanyije leta nta wapfa kubimenya ntabwo umeze nka Kayumba wahise ashinga ishyaka ati wowe urabihisha ku buryo nta wapfa hari undi yamubwiye we nta shyaka aragira ariko yahoze ari umunyamakuru ati bariya bakanaka bo ibyabo bahita babishyira hanze bakabigaragaza naho wowe ufite uburyo ubikoramo ku buryo nta warabukwa niyo mpamvu ngiye kugushoramo kuko investisamo kuko nurwanya leta nta uzabimenya nta uzarabukwa kubera style yawe ntuzashinga ishyaka ntuzagira gute ibintu nk'ibyo niko yari yamubwiye nguwo niko ndabyibutse ko yamubwiye ati ntaho uhuriye na Dr Kayumba we yahise arabivuga abyandika uko nyine ibyo bintu ntabwo Mutabazi yabyishimiye yambwiye ati uraza ukanyereka ko nsumba abadogiteri izo muwe niko yahise agira ikikanga ati uyu muntu uza antaka anyumvisha ko nsumba abadogiteri abarimu muri kaminuza ni ubuhoro urabyumva so muri make nibyo byinshi yashakaga kuvuga amazina yarimo harimo abandi bantu barimo ba pastor amazina avuga bazi ibyo bintu aho yigeze gutegwa umutego ego baramubwiye uwo mukobwa aramubwiye ngo wowe uri inyaryenge ihisha umukino kurusha Kayumba Dr Kayumba Christopher ariko ngo avuga ko bamwe hari n'ibyo yagiye hari nabo yagiye avuga bamwe mu bashaka kumupusha muri iyo mitego akabatanga inzego zigakora akazi ego icyo gihe nabivuze ko Rwema yari hari n'ahandi bamuteze umutego akizwa n'umubishop witwa Oliva mu bice bya za Nyamirambo babivuga mu gitabo hanyuma abandi havugamo Kasiye Pizo arya kora iki Kasiye Pizo no umunyamakuru
wa Max amuvugaho ndimo ndavuga amazina agaruka aya ntabwo yanditse mu gitabo ariko muri expose yabivuze Rwema Joseph Pastor Oliva na Cassier Pizo yes hanyuma akavuga ko muri Bibiliya ikitwa impongano kizira Bibiliya rero niyo nako impongano niyo ruswa so muri make nuko igitabo cye cyari kimeze nubwo ari amapaje makeya ariko harimo byinshi harimo byinshi ngewe cyanyeteresaga nihutiraga kujya kureba izo nshuro 7 nasanze zirenga kuko muri izo 7 ntago yabaragamo iyo washakaga kumutwara washakaga fiance we ntiyamubaza yego uwo moye miliyoni 300 ngo mure ubwo ari miliyari oya 700 ni amatentative yose yagiye yanga zose iyo ziteranyije ziba 712 n'ibihumbi 100 bya Joseph w'umuvuga butumwa urumva so icyo yabikoreye rero muri timing nteye imetero ubwo naho cyambere abantu ntago bari bazi ko izo nzira ziciyemo kandi hari benshi baba baraziciyemo bakazigwamo yagaragaje se uko yanyuze mu bihe hari ibihe tuzi yanyuzemo mu nzu abivugamo uriya muntu wo muri Ireland yaje muri cyagiye yari yirukanwe mu nzu kandi ngo baburaye niba twaburaye sinzi niba bavuga famille yose niba bavuga abo yabanaga nabo muri ghetto ya Kinyinya ati nazanze twanaburaye nirukanwe no mu nzu nabyo abivugamo ziriya nta kigarura ikiriho cyo ni ikirero inzira zitoroshye abantu bareba abandi bakagira ngo ni gutya gusa ariko burya ni ibigeragezo kandi benshi ayo mafaranga ababasha gusubira inyuma ni bake ni mbarwa ubwa mbere wapi ubwa kabiri wapi ubwa gatatu benshi babigwamo noneho rero kuba Mutabazi ari aho tumureba kuriya ageraho yiyogoshesha agashyiramo izina inyuguti pike ni nka afite kwemera kwa kwemera kandi urumva yaciye muri byinshi bifitanye isano nuko kwemera ntabwo ari buri wese wabishyira kuri profile ntabwo ari buri wese wabyiyandikaho ntabwo ari ariko noneho ribazi iyo mitego yagiye asimbuka abenshi hari atasimbuka inshuro ya 3 hari yagiye inshanga icyo yabyandikiye rero byari kugira ngo ni nko kwikora gukora mu mutano ukibwira abatanazi ni nko vuga ngo njyewe uyu Mutabazi mureba gutyo dore undi wundi mutari muzi dore imitego naciyemo so ataba urabasha pe bakakwirukana mu nzu afite ideni avuga miliyoni icyo gihe bamwirukana mu nzu avuga ko afite ideni rya miliyoni 40 30 z'abandi n'10 zasi ariko avuga ko yatangiye kwishyura ayo yabonye bwo yashatse ngo kwishyura se isaramubwira ati banza wishyura abanyarwanda bahandi ayanjye uzabo yama abyumva ariko ibaze kuba ufite ideni rya 30 hari n'abamubwiye ngo turashaka kukwishyurira ideni ahabwa ati oya mubyihorere nzarwana naryo niryanjye ariko ubu ngubu yavugaga ko avuga ko nanjye cya kiganiro cya mbere nakubwiraga ngo kuki igitabo cya Mutabazi kije mbere y'icyagamariye arambwira ati nabonye abanyamakuru bamwe abasesenguzi nka Karegeya baribajije impamvu bimeze gutya ndabona ni ngombwa icyagamariye cyamenyekanye mbere none wowe uje gutyo uhita umutanga hanyuma ufite budget ndamaze ise budget yikura he twatagiye gutekereza ko wenda nayo bayiguhayemo impongano ati no ati nta mafaranga yanjye rwose ati nta mafaranga yanjye nakoze akaraka ka consultance donc urumva byose abantu baravuga nanjye ndi umuntu ntabwo wabutera imetero se kutese ahubwo se utaziteye gutyo ni ngombwa ahubwo se Gamariyeri yanditse kera ashyiraho 12 wowe wanditse vuba ushyiraho 10 aho ngaho unageze yaragusubije yavuze ko yabisubije nyine yabwiye ko amafaranga ari ya consultance ihuriro ko ntaho yavuze ko ntaho bihuriye yavuze ko ntaho bihuriye nyine we yarangije igitabo oya we occasion ni anniversaire niba yaravutse Rodisi ntabwo ari gusohora igitabo nyuma ya Rokenze ngo kubera ngo Gamariyeri yashyize kuri 12 oya aho ariko nawe bimusobanurira ndamubwira ni kuba Gamariyeri mutaba mwishyaka rimwe
noneho akandika mutaba no muri domaine zimwe ari dogiteri yarabaye umudepite yari umwarimu muri kaminuza ukaba warize génie civile uri umuvuga butumwa noneho Gamariye akandika igitabo mbere agatanga itangazo ko azakimurika ruduze wowe ugahituza icyo ukacyandika mu minsi 5 itariki yo kukironcinga ukayishyira imbere ya Gamariye nene byibajijeho ariko yambwiye ko ari umunsi wa anniversaire uruhurirane ya aho ntacyo kurenza ntacyo narenza ariko nyine nukubona abantu bagenda barashize ukirukanwa mu nzu waranze miliyoni 100 ntabwo ari ibintu byoroshye njye reka nkubwire amatsiko wenda n'abadukurikira nabo baraza kutubwira ko abantu baba imitego iradusarawundinze iradukikije aho turi hose tuba turi nayo tuyisimbuka bivuze ngo we ibye nuko abishyize hanze ariko ibye ni nanone ni byinshi biraremereye kandi ibyo byose ni mu myaka itarenze ntekereza ko no guhandika igitabo ni kind of therapy bien sûr therapy ariko nanone reka hari abantu baba bakubona ugenda bakagira ngo bakakwitirira ibindi bakumva bakabyita uko bashaka biba bisa rero ngo nawe wivuge sibyo se abashaka bakumenya ukuri abatsimbarara bakomeza bagufata uko bagufataga ariko iyo wanditse yes so rero karegereka ne gutinda cyane nagira ngo twinjize muri details z'igitabo cyane wenda amasomo nayo abantu bagenda bayakuramo nkuko bivuze uti dufite byinshi bidukikije dusatira n'umusozo wenda ko ntabwo turi bitindeho iki gitabo nyuma yo kugisoma ugatera imetero isomo rusange wasangiza abantu nyuma yo gusoma iki gitabo kuko nta nyandiko yabura isomo amasomo arimo menshi ijya mbere ni iryo ry'uko tubaho mu mitego abantu benshi babaho mu mitego icya kabiri nuko abantu batsimbarara ku kwemera kwabo batategereje izindi ndonke izindi mpongano ariko niyo courage yo kwivuga ntago mvuga ngo si ubwa mbere yanditse igitabo gifite amapaje make ariko gifitemo byinshi abantu rero bakagombye kugira n'uwo muco wo kwandika rwose nahahuriye n'umukobwa ukiri mutoya w'umwanditsi Esther nawe yari yaje kubireba hari n'ibyo twavuganye tugomba kuzashyira mu bikorwa hamwe ubwo buryo bwo kubara inkuru abantu baranegereje ubu hari igihe wicara ngo nsandika igitabo ari uko ari cy'amapaje 100 no 25 byacyavamo 30 50 80 ariko abantu nubwo dafite umuco wo gusoma ariko atirisi bikajya hanze kera hari igihe uwo muco uzaza umwana wa Mutabazi cyangwa umwuzukuru akazagira ati papa yanditse igitabo yasimbutse imitego ingana gutya yahanganye nabyo urumva rero ni amasomo ariko irikomeye ni imitego itugose n'abantu ubona bagenda gusa ukamufata uko wiboneye kandi abafite nawe byinshi muri we so reka duhinira aho ngaho dushimire abadukurikiye bose muri rusange abiyenteresheje kuri iki gitabo ubwo ntekereza ko Mutabazi wavuze ko igitabo ari ubuntu agitangira ubuntu umwandikira kuri WhatsApp ku nimero ze ngira ngo 078830 n'indi mibare ikurikira 13 hari reba niba yawe iboneka vuba iyo umwandikiye kuri WhatsApp ahita kigusharinga nta kibazo ariko ukareba izo nzira ngewe franchement usibye 0788 088 33 95 nuvuga ngo iyo umwandikiye ahita kiguha ngewe rero nibyo bya bindi ku giti cyanjye narabogamye nyine narabyemeye ibyo yanditse hari abashobora kubifata bati wasanga ari ibihimbano wasanga ari ariko nzi neza kimwe nuko nawe ashobora no gushyiramo n'ibyabaye ku bandi ariko izo nzira zibaho ku bantu zibaho ku bantu sinzi ko yakwegizashira ngo avuge monta ariko ibyo byo ndabizi abantu batanga amafaranga benshi barahari bisinza baba bayakura niba ariko hari abantu baba bari aho kakubwira tuzagira gutya bamwe urabizi ko byagiye bikora ku bantu benshi cyane tuzakugirira gutya we rero yagaragaje ibitego yagiye asimbuka abantu bamenye ngo ni muntu ki
ntibumve ko ari umuntu wishushanya urumva ariko gira ngo barabizi abakwiye kubimenya barabizi kandi nta nuneza rubanda rwose yes ngibyo nje niko nabibonye ko umuntu abaho nyine aterwa imijugujugu inyuranye ariko nibura we yavuga ati mbishyize hanze ibyanjye biri hanze ibyambayeho ngibi ubyizera byizere ubinyega binyege ariko dore ngibi ibyo ngibyo ni byiza rero nabyita rwose ni courage ni ukugira courage nyinshi cyane ntabwo narebye umubare w'amapaje narebye ibirimo so ni ibyo ngibyo reka duhinira aho ngaho ariko nyine nawe nyine n'akanyenyeri karacyaburaho ntabwo kuzuye abimenye yaranyishyuye ariko ntabwo reka dusoze dusoreza ku bafatanyabikorwa Ikaro Plaza muhamagara kuri za nimero ariko nzazifata mu mutwe ryarira fisi ubwo rero fisi Mutabazi gira fisi ari kwishyuza mu gikari Mutabazi namara kukibona azahita yibwiriza arabiza akaburaho azahita gakemura nta kibazo Ikaro Plaza hariya i Remera unyuze munsi ya station iri imbere ya gare ugatambika ku nzu y'umweru nziza hari ibikoresho byo kubaka byinshi cyane amarangete amarangi uvanga neza ubwoko bwose zawe daga station kuri gare yego utambitse rwose usabira kuri sare moto ugeze kwika burabagira nibanga yuko rimwe na rimwe nako si rimwe na rimwe iyo bishatse baragutwaza kandi kugutwaza egari ko ibyangirikiye mu nzira babigusubiza sibyo iyo niyo difference ntabwo kugutwaza si lift kugutwaza no kugira ngo bavuge ngo iki mu rugo hagejeje ikintu cyujuje ubuziranenge nayo batagutwaje bikamenekera mu nzira nta cyubaza good abo ngabo nabo abafatanye bikorwa tugere dutumikire VK2 Green Tech abo ni babandi bazanye icyo bita vitamine ya moteri yego amavuta ushyira muri moteri ikagarura ubuzima ikayoza ikavanamo ibyafashemo bya bindi bituma imodoka zigenda zicumba kandi bafite nandi mavuta ushyiramo muri reservoir none imodoka ikagabanya kunywa ariko mbonereho no kubasaba bazaduhe posta nziza zigaragara yego nabo ndabizi ko babadukurikiye babirimo cyane nese batuguye n'ikizi bazadukora posta nziza hanyuma mwarimu Krema nuwawe mwarimu Krema uzizi mu mutwe ngira ngo mwarimu Krema igitabo igutsinde oya ntabwo ari wowe wenyine nuko ntabwo yantumye kubavuga ariko barahari benshi nejo yari yakoresheje abantu 4 provisoire muri bane hatsinze yakoresheje 5 hatsinda 4 icyo nzi n'uyu munsi arabo yajyanye muri definitive reka ngiye no mbe press mu bundi buryo niba kuri YouTube hari abanyamakuru bagera muri 30 n'ubundi yambwiye benshi bo muri YouTube hakaba harimo nka 5 bafite perimi benshi niho bize Krema ashobora kuba yarahaye nk'abandi 15 ariko Krema ikibazo buriya nako Krema ubudasa afite amauto ekore yose n'abantu abenshi yagiye ashingwa n'abantu bo kwishakira akazi Krema yashinze ishuri nk'uwize nk'umwarimu rero kwigisha warabyize niyo muri icyo gitabo ni nk'integanya nyigisho kandi ibyo barabyize muri kiye urumva rero ntabwo uko byamera kose ishuri rishinzwe n'uwize uburezi ntabwo ryakora nk'iryo utarabwize uranyumva byanga bikunda entreprise de construction ishinzwe n'uwize génie civil ntabwo imera nk'iyo muri terere oya ni lazima sibyo se burya n'ikinyamakuru rimwe na rimwe reka ndekera nuko ngo we ibintu bye abirimo abizi ntabwo ari undi ubimukorera azi gusuzuma technique zo gusuzuma yarazize muri kiye nuko so reka bamuhamagaye kuri 0788 yego hanyuma classworkmarket.com nabo ejo bazakanda akanyenyeri kanyuma babakorera web design management y'ama website kandi ntabwo ni bazima nubwo bakorera inyamata ariko buri munsi abari i Kigali rwose kandi bamugane nibanyuraho azampemba niba munyuraho direct dusoje dushimira Urban Boutique Urban by City Blue Urban Hotel ibaduhano heza gukorera namwe turashimira niyo cogamu iduha ubusafi hanyuma wajya kuruhuka wagera i Rubavu ukajya kuri Outdoor Impact Place kwa Aisha ariko akanyenyeri nimero ntago nzimuha atarakanda akanyenyeri
Reka na tugezeho. na Rugwiro Motors. Rugwiro Motors hano bakora hano kuri UTC, bacuruza bacuruza umunyenga muri limuzine VIP. Nayicayemo, ntago nayigiyemo ariko nayicayemo iparitse. Ako Rugwiro azaduha umunyenga wa ND. Yarabyemeye muri la modoka y'amarido. Yarabyemeye, tuzakoreramo ikiganiro. Yes. Ubwo rero muri make abafatanya bikorwa bacu nabo nabandi oya ntago byashoboka. Nabandi ni karibu. Hari abatangiye kuvuga ngo naravuze ngo narafunze. Hari umubare ntazarenza. Ariko abandi bazajya kuri Jarasi. Kandi ikiza cyabyo nuko abantu bamamaza iwanjye naho ngiye muragendana. Muri make ni adekoru kotrafu adekoru mu kanya rwose nagombye kuba ndi kugira buriya n'abafatanya bikorwa beza. Yes. Mpiniye aha ngaha rero reka ngushimire ku mwanya wawe, dushimire abari badukurikiye. Mwakoze cyane, naho utaha. Asante.